umupasiteri wimitswe rwose akaba mushumba agahagarara imbere y'abantu akababwiriza gukomera kwa Yesu akajya n'imbere y'umupfumu akavuga ibyo bintu birakwiriye. None se umupfumu arabagiye ngo mpfumurire cyangwa umupfumu aravuze ngo umupfumu ngo ndagushimira ndacyanditse cyangwa twakabye umugeni. Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera. Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera. Mondestone you are my number one. Mondestone nukuri turakwemera. Reka twongere tubasuhuze abantu bakurikiye Mondestone TV. Tubabwire ngo muri abantu b'abagabo abakoze subscribe, abakoze comment, abakoze share, tubabwire ngo Imana ikomeze ibahe umugisha. Kuri uyu munsi turabona habyutse hasa neza, Imana yaduhaye umugisha, yaduhaye imvura kandi murabizi imvura ari umugisha. Bakavuga akavura karimo karagwa ubu dukora ikiganiro. Yego. Ntangiye mvugishwa biragenda bitera. Yeba twicaye yuko akavura kari kugwa. Byatari. Kuri uyu munsi dufite umuntu bita Karabutaka, ntago ari umushitsi musanzwe mumenyereye. Reka tumubwire ngo ni karibu. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza cyane ndashima Imana. Abantu baze kwihanganira akavura barimo barumva kagwa. Na akavura k'umugisha. Yego. Turimo turakora imvura irimo iragwa. Kuri no twashaka tuganire mu cyumweru gishize hari amakuru menshi avugwa ubwo bwa Sarongo bw'abapasiteri bahanuraga yuko ubugwe bwa Prince Kid butazaba. Okay, watubwira amakuru dufite muno minsi? Amakuru agendanye n'iki? Ayajanye reka dutangire ku bugwe bwa Sarongo. Ku bukwe bwa Sarongo se ubu ndabuvuga iki? Byagenze neza uko nabibonye ku mashusho. Abantu barabwitabiriye rwose kandi ni byiza kuba yarafashe umwanzuro kujya gusezerana. Bibera ikitegerezo n'abandi bantu babanye batarasezerana, mugende musezerane kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kuko burya iyo abantu babanye batarasezerana ntago aba ari sawa. Bantu mudukurikiye mubanye mutarasezerana, ibyo ntago ari byo, ntago ari byiza. Abana banyu mama bashyira muri riske, ibikorwa byanyu ntago mubasha kugira, ntago ibikorwa byanyu biri navuga biri accessible, ntago biri ku murongo. Ariko iyo wasezeranye n'umugore cyangwa umugore ugasezerana n'umugabo, ibintu byose biba biri hehe ku murongo. Ariko rero urambwiye uti ubukwe bwa Sarongo muri rusange nshimye icyemezo cyiza Sarongo yafashe akajya gukora mariage, akajya gusezerana by'umwihariko akanasezeranira imbere y'Imana. Sarongo namuroteye inzozi ko namuroteye inzozi ajya mu rusengero. Narose ngari umudiyakona ahantu. Sarongo rero izo nzozi narose, nyuma yaho nkabona ugiye no gukorera ubukwe imbere y'Imana, gusezerana imbere y'Imana, bikomerezeho ibyo bintu by'ubupfumu ubireke. Ntabwo ndi kwibaza ni umupfumu ajya gusezerana mu rusengero, ajya gusezeranira imbere y'Imana. Nanjye byaranyobeye. Kuki atagiye gusezeranira kwa Rutanga rw'amaboko? Sarongo ndagira ngo nkubaze, we na Rutanga rw'amaboko muri inshuti, nabonye mukorana ikiganiro ndumva nimba ntibeshye ko mwese muri abavuzi gakondo, ko utagiye gusezeranira kwa Rutanga rw'amaboko ngo abari wo gusezeranya. Ahubwo se byari kinuza nibaza. Shaka kwa Sarongo sinzwa nizovuga ngo Sarongo buri ntago ari umupfumu ngo ratekinika. Yo nigize kwivuga yo kwa tekiniki. Ibya Sarongo na Yongwe ntago nabijyamo kuko ndumwe mu bantu bari bagiye guhuza Sarongo na Yongwe. Ngewe nari ngiye guhuza Sarongo na Yongwe. Urabizi saga yigeze kubaho, Sarongo akavuga biriya kuri Yongwe, Yongwe akavuga biriya kuri Sarongo. Nari ngiye kubahuza, mamagara Sarongo aremera, mamagara Yongwe aremera, bigeze ku munota wa nyuma umwe muri bo arambwira ati bya bintu mbivuyemo. Ati ntago njye nshaka guhura n'uriya muntu. Mpita mbona ko bya bintu barimo kuvuga bose hari umwe
ubivuga mu buryo bwo kwishakira views cyangwa bwo kugira ngo akomeze akurure amarangamutima y'abantu. Uwo muntu simuvuze, uwo muntu simuvuze, ariko rwose kabisa kuba yari yemeye ko mbahuza, umwe muri bo bose bemeye, umwe muri bo nyuma akavuga ati je mbivuyemo, nabonye atari sawa, nabonye ko hari utuntu simbizi, reka mbireke. Unazankwemera yuko mmeni umuceri mukamutinye kumuvuga biti. Oya ntawe mvuze. Nge navuze ngo sinshaka umuntu unyurira, kuko ageze unyurira namujugunya hasi. Urumva? So reka tugaruke ku bukwe bwa Sarongo. Nubwo bwagenze neza, ariko nababajwe n'abapasteri. Abapasteri bagiye mu bukwe bw'umupfumu. Reka tureke gukoresha izina. Sibyo? Yego. Kuba abantu baragiye mu bukwe bwa Sarongo ni ibintu bisanzwe. Birasanzwe. Ariko noneho byo umupasteri akajya mu bukwe bw'umupfumu, ni ikibazo gikomeye. Nta mupasteri wabonye mu bukwe bw'uriya mupfumu. Ahubwo mfite n'amakuru Sarongo rigarabyemera ko ari umupfumu. Mfite n'amakuru ko yafashe n'ijambo ko ntabwo. Uwo mupasteri yafashe ijambo muri buriya bukwe. Biriya bintu nibiki? Ariko uriya mupasteri ndamukemanga. Uriya mupasteri ndamukemanga ashobora kuba yaratangiye urugendo rwo kushaka kureka ubupasteri akajya mu bupfumu. Ese wabwira aburiye Monde Stone TV ngo uwo mupasteri ngo ninde? Ngo ninde? Yesa abantu ntibabubonye. Abantu ntago bamuzi, wabwira aburiye Monde Stone batamubonye. Kababwira uti umupasteri wambabaje ni uyu nguyu. Ntagaruka ngo ningiye ababaje jyenyine, n'abantu benshi. Ese we waba warahagaze ku ruhimbi imbere y'abantu ubabwiriza ijambo ry'Imana, ubabwira kugaruka kwa Yesu, ukajya n'imbere y'umupfumu ukafata ijambo, gutumiye noneho mu kirori cy'umupfumu ukafata ijambo ukavuga, ibyo bintu birahura bite? Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba udakonje ntunashyuhe ukabura akazu yazi ngiye kukuruka. Rero hari abantu Imana nabizaruka nibatisubiraho. Hari nabo bavuga ngo yuko umuntu mu bukwe bw'umupfumu, umuntu arajya mu bapfumu ibyo bamuhaye akafatiraho, ubwo nimba ari fanta, ariko se ko nzi ko ari umusirimu, yajya mu nsengero naho ibyo bamuhaye nuko. Ubwo se kuko umuntu hari ibintu ubona biteye intuzi inkeke. Tubwire. Ariko se we ntago wamubonye? Reka muhamagare mbere yuko muvuga. Reka mbanze muhamagare mugaye, mubwire ko hari n'abandi bantu bamugaye, bamunenze nako. Kamuhamagare live. Reka muhamagare live numve kanyita. Uri live mu kiganiro Mushumba. Mushumba, abantu message zakomeje kuba nyinshi cyane bavuga bati umupasteri ajya mu bukwe bw'umupfumu gute akarinda hafata ijambo. Oya ngewe nanjye nk'ibintu barimo baravuga, kandi nanjye ibyo bintu nabonye ko ari ikosa. Gira ikintu ubwira abo bantu babibonyemo nk'ikosa. Abo nababiba amacakubiri mu Banyarwanda. Oya amacakubiri yahe pastor? Amacakubiri gute kandi bavuga bati umupasteri wimitswe rwose akaba mushumba agahagarara imbere y'abantu akababwiriza gukomera kwa Yesu, akajya n'imbere y'umupfumu akavuga, ibyo bintu birakwiriye? Wanda se umupfumu arabagiye ngo mpfumurire, cyangwa umupfumu aravuze ngo umupfumu ngo ndagushimira ndacyangwa twakabye umugeni. Umva ngenga amakuru mfite ngo nuko wankwereye ku kabindi, ngo muri twa tubindi tw'abapfumu ngo tuba turimo ibyo kunywa, ngo nawe ngo wankwereyeho. Abo bazimu biwanyu n'inzoka zibabo nibazisu ubivuga n'inzoka zibabo zirimo zirabimutera kandi. Oya nta nzoka nta n'abazimu. Ahubwo se pastor Claude ninde tuvugana? Ni Karabo k'Imana ntawe uzi se? Karabo byumbaza ibintu bifatika n'ukambaza amafuti mwana. Oya ibyo ni ibintu bifatika. Perezida wa Repubulika ya FPR yamaganye abantu b'amacakubiri. Perezida wa Repubulika se yaravuze ngo abantu bajye mu abapasteri bajye mu bapfumu. Oya abapasteri, Perezida wa Repubulika yaravuze ngo abapasteri bajye mu bapfumu. Banza uve Karabo. Iwanyu Rulindo hari abapfumu, bazuvuge ku bapfumu biwanyu hari Njabana. Nta bapfumu bari Rulindo widusebye.
utuye hariya hakurya Rurindo. nta bapfumu bari Rurindo biriya bintu wakoze ntago ari byo pastor. Kutaravuga ku bapfumu biwanya aho ngaho ukajya kuvuga kuri Sarongo y'Ubugesera. Ase kuri muraburanira umupfumu pastor. Sarongo kwa Sarongo hakurya dore ubundi burugo. Sarongo turaturanye, Sarongo duhurira mu muganda, Sarongo duhurira mu nama ya ndewa kare cyangwa ya guverineri cyangwa ya minisitiri runaka. Sarongo ni umunyarwanda, Sarongo aratuye ngatura, twese rero turi abanyarwanda. Ibikorwa byo kwa Sarongo bamuhiriwe. Yashizwe kumenya urugo rwa Sarongo n'ibikorwa byo kwa Sarongo, nawe nashizwe kumenya ibibera iwanjye. Icyo akora mu bumwe bw'abanyarwanda, icyo akora ariko kandi n'umunyarwanda nk'umunyarwanda nta vangura rikwiye kuba hagati y'umunyarwanda n'uwundi. Oya ibyo nta wabivuze wivanga ibintu. Hari ikigo cy'igihugu gishinzwe imyemerere, hari abasilamu, hari abagatulika, hari abadivantisite, hari adeperi aribo barokore, aribo bita bonageni cyangwa amatorero ya bonageni, hanyuma hakaba n'abayehova, hanyuma rero hakaba n'ikindi kigo cyitwa ngo ikigo cy'ubuvuzi gakondo. Cyo nacyo ni ikigo gishyirwaho na leta, icyo nicyo ba Sarongo babarizwamo. Iyo bayita imyemerere. Abantu badafite mu mutwe w'abazima hakora, bafite mu mutwe hafungutse buru niyo bashobora kuba bavuga amagambo ngayo, ariko imyemerere buri muntu wese agira imyemerere ye ku giti cyiwe. Ushobora kugenda mu myemerere y'ubundi niyo mitwe ya politiki. Buriya imyemerere imiryango ishingiye ku myemerere ibarizwa muri RGB, imitwe ya politiki nayo ibarizwa muri RGB. Niyo nguko iyo komisiyo y'amatora agiye kuba amatora baravuga ngo nta mutwe wa politiki wemewe gutuka. Erega wowe urimo uravanga politiki ya leta ukayivanga n'imyemerere ya gikristo. Ntabwo ibyo ari byo nkubaza, ntabwo twagiye muri politiki. Nge ntabwo ndi Apotre Mutabazi. Ku isi yose abantu barasaba, kandi iyo umuturage yaguhaye invitation ahubwo rero ngo uzantahire ubukwe ndagutubiye mu bukwe bwanjye. Umuturage iyo yapfushije gutabara ni ngombwa, gutaha ubukwe ni ngombwa, aho ikibi kereka iyo Sarongo aza kuba yarongoye yakoze koco. Icyo gihe mukavuga muti pastor kwagiye gushyigikira ubukwe bwa koco ni ukubera iki? Sarongo ni umunyarwanda, ndatuye turaturanye, agize ibyago namutabara, ndagira ibyago akandabara, akoze ubukwe nageyo ndakora ubukwe yaza nta kibazo. Ubuse noneho ngo zigiterane ko Sarongo yakiza. Aha, we byaba byumvikana, wowe byaba byumvikana kuko akaza mu giterane ndimo nabwiriza. Sarongo aje mu giterane namwirukana cyangwa namubwira ngo ni karibu. Ibyo ndabyumva, ahubwo wowe bwira abantu bakure mu rujijo impamvu yari ikujyanye kwa Sarongo. Waratumiwe cyangwa ntago watumiwe? Nyine ndakubaza. Urabaza iki? Nibaza nk'umunyamakuru professional, ukabaze nk'umuntu udakomeye mu mutwe. Udakomeye mu mutwe? Uri murabaza ubusaho bwawe. Umva mbanze nkubwire. Umva. Nakubajije ngo Sarongo niho zigiterane akakizamo namwirukana. None se nyine yari yagutumiye cyangwa wari wijyanye? Yaranumiye. Agutumira mu ruhe rwego nyine nk'umupasiteri cyangwa nk'umuntu mugenzi we? Yanumiye nk'umunyarwanda, ama invitation y'umunyarwanda wamutwereye. Atumira na Yongo, atumira n'abandi. Abatatumiye se ni bandi? Yongo se Yongo yagiyeyo? Ni ubukwe bw'abanyarwanda. Yongo yagiyeyo se? Yatangiye kutagira n'ubushake bwe no kugira n'ubushake bwe. Oya ngiye impamvu nkuhamagaye nabonye byabaye. Hari uburyo yajyayo ashobora gutwerera ntagiye, ashobora kudatwerera bitewe n'impamvu ziwe runaka ku giti. Ariko abandi bashobora gutwerera, bashobora kujyayo, hari uwatwerereye ntajyayo, hari n'uwagiye ataratwerereye. Mu buryo bwero cyangwa ubundi agace uwitandukanya n'abandi abafite ibyo agambiriye. Sarongo afite ibyo akora. Erega wowe wikwensize tuvuga ngo ibyo kwitandukanya nta vangura riri hano, ntabyo tushishikariza abantu. Reka bamubwire karabo. Agakiza karatwegere kuruta igihe twizereye. Abanyabyaha abakora ibyaha bazakomeza gukora ibyaha, abakizwa bazakomeza gukizwa, kandi agakiza katarimo gusanga umunyabyaha ngo umubwirize. Wari wasanze umunyabyaha ngo umubwirize? Soma, ufite Bibiliya hafi aho ngaho? Wari wasanze umunyabyaha ngo umubwirize? Ndakubajije ngo ufite Bibiliya ngo ubwire aho usoma? Bibiliya ndayifite ariko ubundi mu kiganiro. Oya, kuri mu kiganiro ariko uri umurokore, kandi umurokore agomba kuba afite ibyanditswe mu mutwe. Urabyemera ko ndi umurokore? Byiza cyane. Pastor, ngewe umva impamvu na 17 umurongo wa 23. Umva impamvu aravuze ngo Pawulo ageze muri Atenayi asanga basenga imana zitazwi. Arababwira ngo ubwo nageraga iwanyu nasanze icyapa cyanditswe ngo imana itamenywa. None ubwo ngeze iwanyu muri Atenayi nje kubabwiriza imana rurema, imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kugira ngo abe ariyo muzajya musenga. Bivuze iki? Pawulo yarahagurutse ajya muri Atenayi, mu bantu basenga ibigirwamana, mu bantu badasobanukiwe Imana. Utasanze uwo munyabyaha wamukura hehe?
aha aho turi kumwe neza 5-5. Ndagira ngo rero nyine tukura abantu mu rujijo bamenye impamvu wari wagiyeyo, batagira ngo wari wagiye kubera ko hari ubundi bucuti ufitanye nawe cyangwa hari ibindi bintu mushaka gufatikanya. Luka 19 Yesu Luka 19 Zakayo yumva Yesu arimo arabwiriza ubutumwa bwiza, arahaguruka ajya mu giterane. Ahageze yari umugabo mugufi cyane, yurira igiti cy'umuvumu, abandi bavuga ngo cyo musokomora. Ageze ku giti hejuru, Yesu aramarira hejuru, aravuga ngo Zakayo uruhuka kuko uyu munsi wiriye kurari wawe. Abafarisayo n'abasadukayo batangira kwiburanya mu mitima, bavuga bati dorere uyu ko twatuzi ko ari umuhanuzi, none akaba agiye gucumbika ku munyabyaha. Kweri Yesu arangije arababwira ngo umwana w'umuntu ntabwo yaje gushaka igihari, ahubwo yaje gushaka icyazi cyane. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza. Kuko najya mu bukwe bwa Sarungo, bivuze ngo Sarungo ko arushaho kunyibonamo, niko dushaka kumubwira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kandi Sarungo wa kera si Sarungo w'uyu munsi, kuko hari ibimenyetso byinshi binyereka ko Sarungo yavuye mu kintu yasohotse mu bupfumu, ahubwo Sarungo arimo arashaka kwinjira ubuze muri basezerana mu nzu y'Imana. Yego aho nyamara n'uburi umunyabyaha ngo areka ibyaha bye akanga kubireka, amaraso ye ntazayabazwa. Nyamara n'utaburira umunyabyaha akagwa mu byaha bye, agapfa azize ibyaha bye, amaraso ye uzayabazwa. None se nudasanga umunyabyaha akarabo, ugenda umubwiriza ubu butumwa bwiza, wamaze kumenya ko ari umunyabyaha, wamaze kumenya ukamubwira uti nyamara ibyo bintu urimo ntabwo ari byo, dore ibintu biri byo, dore ibi ngibi, none se wamukura hehe? Aho ndakumvise turi kumwe, nanjye rega impamvu nkuhamagaye nagira ngo dukure abantu mu rujijo, nanjye narindi mu rujijo, tumenye impamvu yari yakujyanyeyo. Kandi n'aya majwi nanayarekodinze, nubwo ndi hano mu kiganiro live nzayakoresha n'ahandi. Nagira ngo abantu bave mu rujijo. Uri ku rutare? Uri ku rutare? Urutare ndi ku rutare, ariko aya majwi turayakoresha n'ahandi hose, ndagenda muvuganira n'ahantu hose kugira ngo ibintu bigende neza. Urumva rero karabo k'Imana, Yesu yazanywe yaje gushaka icyazimiye, ntabwo yaje gushaka igihari. Kandi cya kabiri, urumva Imana yakoresheje Mose, ubwo Mose yajyaga gukura Abisirayeli muri Egiputa, ibitangaza Imana ibwira Mose ngo nzabana nawe. Urumva uyu munsi yaburaga Farawo yageragezaga ibintu byose byatuma Abisirayeli batava muri Egiputa kugira ngo basubire i Kanani. Hakaboneka ibibugu, habonetse amaraso, habonetse inda, habonetse ibiki, ibyo byose Farawo Mose ahangana nabyo, ntabwo yigeze abyitaza ngo ubwo harimo haraza ibibugu, harimo haraza imbaragasa, harimo haraza amaraso, harimo haraza ibiki, ntabwo yigeze abyitaza, ahubwo yabaye hafi aho ngaho. N'ubwo rero ikibazo ntugomba kucyitaza, ahubwo ikibazo uracyegera ukagisatira kugira ngo noneho urusheho kukirusha imbaraga, urebe ko wakirusha imbaraga kugira ngo noneho gikurweho icyari ikibazo gikurweho. Rero umupfumu ni ukumusanga, umusambanyi ni ukumusanga, umusinzi ni ukumusanga, umunyamoko ni ukumusanga. Umuntu wese udakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, wose umwana w'Imana cyane. Abantu rero bumvaga ko ngo wagiye ngo kwifatanya nawe ngo biki ngo bubindi ngo bw'abapfumu ngo wanyweremo. Oya, tubakure mu rujijo. Urumva aho ishingiye ku bantu bari bahari, sinze kuvuga ngo pastor runaka yari ahari, kuko bari bahari. Urumva Karabo? Ndakumva. Sinze kuvuga ngo hari pastor runaka, hari umudiyakoni runaka, hari uyu n'uyu, gusa icyo ni kimwe, nuko hari abapastor batashye ubwo bukwe. Ariko we reka twivugire kuri wowe wari wagiye ugiye gusanga uriya muntu kugira ngo ukomeze umuzane mu nzira yawe yo kumenya Imana. Umva Karabo? Sarungo atuye hano i Nyamata, nanjye ntuye hano i Nyamata. Urabyumva? Sarungo yamaye ubutumire nk'umunyarwanda, nk'umuturage we baturanye i Nyamata. Iki gihe nyine abadeperi barabutashye, abaki barabutashye, abanzayoni, abarestoration barabutashye, bafite n'inshingano rwose tuzi zirakomeye mu nsengero iwabo. Wabyumvise? Abo bose barabutashye. Oya, bo bihoreye ntago ari abasitari, twe turirebera intego we yari kujyanye. Urajya kumbwira abo bandi wenda mba bagiye kunywa, we wari ugiye kugira ngo mwiyegereze aze kumenya Imana. Abo bandi ubwo barapaganye kuko bagiye ahantu hatari mu nzu y'Imana. Ibyo rero nuvuga ngo kandi mujye mumenya ko turi mu gihugu cy'umuryango w'ubumwe bw'Abanyarwanda. Urumva Karabo? Turi mu gihugu cyubaka ubumwe
bw'abanyarwanda twari twagiye gusaba umugeni rero gusaba ni ugusaba ushobora gusaba ugahabwa cyangwa ntuhabwe rero mu muco wa kinyarwanda gusaba ni umuco w'abantu bose umugaturika akoresheje ubukwe abapantekote barabutaha abadive bakabutaha abasirabo bakabutaha nta muntu ushobora kwiyeza ngo kubera ko tudasangiye idini tudasangiye imyemerere ntabwo nataha ubukwe bwiwe oya ugomba gutaha ubukwe bwe cyakoze wasanga ibyo banywa atari ibyo banywa ukabika icyo gihe urifata wabasaba amazi bakayaguha batayaguha nabwo ukifata ntabwo wajya kuba ibyo barimo banywa ibyo banywa kandi wowe utabinywa imyemerere rero ni ikintu umwe ashobora kuba yemera ku giti cye icyakoze bidakuraho ko musangiye ubumwe musangiye ubunyarwanda musangiye ubumuntu umwana nk'ubuse tuvuge karamo ushobora kuba uri umwadeperi umugore wawe ari umuzayoni tempo none se wabimuhora avuye atari ko ndumva ati buriya nkunda zayoni tempo mugabo mwiza umwemereye mwese muri abarokore adeperi ni abarokore zayoni ni abarokore umwemereye agasengera muri zayoni urumva icyo gihe niho ngo hatagusengera aho usengera icyo gihe umushyizemo ibyo adashaka nanabikora ntazabikora nk'ubishaka azabikora ku bw'agahato ariko noneho icyo bita imyemerere ni demokarasi wabyumvise abantu bumvise icyo bashaka kuvuga reka tugushimire nawe ubwawe jya ushyiraho komantere zawe uko ubona ibintu ngewe uko mbyumvise ibintu mbwiye rero numvise ko wari wagiye kubwiriza ubutumwa Sarongo kugira ngo ukomeze umwiyegereze umuzane ku Mana nicyo nkuyemo yewe nagiye nari natashye ubukwe nari natashye nuvuga ngo nahawe invitation reka tunamusaba azaze live hano pastor umunyamakuru ari barambwira ngo reka tugusabe uzaze hano kuri kamera live tubiganire neza azaze iwanjye mu rugo nanjye muhaye karibu yesu nzi wiwe nzaburi live reka tuze none atugusure rero sawa urakoze cyane pastor ndi hano muri ararume ariko urabizi ko ndi umuntu wawe nta mutima mubi ni ukugira ngo duhugurane muri uru rugendo ntacyo muhaye ikaze natarenze saa 9 ariko sawa kamera iracyariho okay so murabyumva rero Pastor Claude abantu benshi nanjye ndimo twibazaga impamvu yagiye mu bukwe bw'umupfumu ntagere guriya muntu bahuje Imana sibyo kandi Bibiliya iravuga ngo nimukambangikanye n'izindi Imana iravuga muri Bibiliya ngo nimukambangikanye n'iki n'izindi mana n'ibigirwamana iranavuga ko nta mucyo uhura no mwiza voilà kandi nanone ijambo rikavuga ngo ntimukicarane n'iki n'abakobanyi so Pastor Claude rero adukuye mu rujija aravuze ati jewe nari nagiye kugira ngo tuganirize Sarongo tumwiyegereze tumuzane mu Mana aho ndamwumva ariko nimba nari nzi ko yari yagiye kunywa no kurya no guserebura mu bapfumu oya ntago giye nanga Sarongo nk'umuntu ariko ibyo akora by'ubupfumu simbyemera n'umuryango we ndawemera abana be famiye ye umugore we ariko ibyo bupfumu byo oya simbyemera Sarongo arabizi ajya kunda kunyandikira ariko imyemerere yanjye ni ntavogerwa ariko se ibyo Claude avuze urabyemera cyangwa se kwikura nyine kwisobanura abantu nabo bagiye ku giti cyanjye mfite uko nabyumvise ntabwo ibyanjye nawe ushaka kubitangariza hano kuri kamera abantu mujye muri comment muraza kutubwira uko mubyumva kubera ko tumenyereye abapasiteri iyo bakoze ibintu babona bibagarutse bagasobanura ukundi kuntu nk'akararo ka hafi urabona Pastor Claude nyine iyo turiho ubushize yahanuye yuko Bamporiki atazafunga arafunga agarutse arisobanura aravuga ngo ko byari byamucanye nyine reka ibyo twe kubitindaho reka dufate ijambo we yivugiye ko yari agiye guhugura Sarongo no kumwiyegereza ntago Claude buriya yari agiye mu bukwe yaragiye nka maneko yaragiye nko mu buryo bwo kugira ngo yegereze Sarongo mu gihe Sarongo we yarazi ko ubwo Claude ngo yamuzanye mu by'abapfumu oya Claude yaragiye kugira ngo amuzane ku Mana reka ibyo tubimushimire nimba ari cyo cyari kimujyanye byaba ari byiza ariko se nta bushuti buhari hagati ya Claude na Sarongo
oya kuko atari ryambere tubibonye ngewe amakuru numvise yamushira umuceri mu rugo iwe amakuru numvise nuko ngo Pastor Claude ariko nta makuru nafitiye fact nibiba ngombwa tugende tubimubaza hari Nyamata nuko ngo Sarongo na Pastor Claude bagiye gushinga idini niyo makuru numvise ariko nafitiye fact kagira inkuru rwose niyo makuru numvise ko Pastor Claude na Sarongo ngo bagiye gushinga idini ariko nibyo ntahagazeho jewe ntabyo ndi ko byabikomeye birakomeye ntabwo byoroshye ariko abantu bavuga byinshi ari gihe babana beshye reka ibintu burya bidafite fact mpamvu baho njewe hasanzwe hari ubushuti bwa Sarongo na Claude nuko Sarongo yasuye Claude akamushira umuceri cyo ni cyambere icya kabiri no mu bukwe niwe muntu bahaye ijambo Claude niyo makuru mfite kandi buriya ntabwo waza mu bukwe bw'umuntu ngo baguhe mikro ufata ijambo nta hantu nta kantu usamusanga n'umuntu nta bushuti buhari ibyo bintu biba kandi umusesenguzi abo ku giti cyanjye ndabona hari ubundi bucuti buri hagati ya Sarongo na Pastor Claude ariko ngiye nkurikije titire Pastor Claude afite y'ubupasteri ari umuntu ushumbye naga ibyo bintu byari bikwiriye noneho byongeye wenda yabikora behind of camera ariko atarinze kubizana kuri social media burya ibintu biri kuri social media bagaragaza umupasteri ari kumwe n'umupfumu barimo barahavinga fan bari inshuti cyane bari close ntago ari ibintu biri sawa twagakwiye kwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana twagakwiye kwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana nk'abantu twamenye Imana tukitandukanya n'abadasenga Imana dusenga ibyo byo kuvuga ngo ivangura ry'umupfumu n'umurokore ivangura azana n'ibiki nta vangura nta byo kuvuga ngo abantu ngo barabiba ingengabitekerezo what does it mean ibyo bintu abantu baba bavuga ingengabitekerezo bazi icyo ari cyo ntago abantu bibuka ibyo yakoze ibyo by'ingengabitekerezo n'ibijyanye n'imyemerere ntaho bihuriye umupfumu n'umwemeramana ni ibintu bibiri bitandukanye cyangwa se n'abantu batandukanye nuko utahuza amazi n'amashanyarazi ibyo rero abantu niba kidefande bavuga ngo ivangura abantu banavuga bazi icyo ari cyo ibi ni ibintu umuntu abavuga ibintu by'ubupumba afata banje no gusesengura ibintu so reka wenda duhagarikira hanga ariko stop kongera kuvuga ibintu ngo uzanemo ngo ivangura man uza abantu bapfuye muri iki gihugu bazize uko bari none urazana ibintu bisanzwe ukazanemo ngo ivangura biriya ni ibintu abantu bajya bakwiye no kwitonda no kupfa kubivuga mu kanwa kabo ko biboneye none se Karabo turebye dufatiye kuri byo bya Claude ese koko aba pasteri turebye ibintu bamaze mu igihe saga tumaze iminsi tubabonamo ntago umuntu yavuga yuko baba barayobye cyangwa se bataye inshingano zabo inde wataye inshingano ese Sarongo wigeze umubona ajya kuvuga ku pastor mu rusengero yatumwe na Pastor Claude cyangwa na muri pastor ntago baba bari bagira inshingano zabo nyene ntago ari byo ntago mu pastor akwiye kwicarana n'umuntu udasenga Imana yo mu ijuru ntago ari byo completely ntago bikwiriye never umupfumu n'umupfumu n'umurokore n'umurokore ese umundi kuki bihoma kuri Sarongo kuki watabihomaho babonye Imana yari ikaze cyane kuruta iyo dusenga bunye ni igiciri nyine bamenamo ikashi reka dusoze gusa abantu babigenze gake niba bizanamo ibintu bya abo mvuze niba bigira ibintu by'intambara I'm ready mu gukora ibiganiro bitandukanye nkagaragaza point yanjye 100% 100% si byiza ndabihakanye ntago umupfumu akwiriye guhavinga fani n'umupasteri ntago umupfumu akwiye kwicarana n'umupasteri mu gihe umupfumu atarahinduka ngaje ku aze yubaha Imana dusenga keretse nimba umupasteri wenda yajya kuyoboka iyo mana iyo satanic nyukiri satanic kandi nabwo ntagakwiye kugenda avuga ko ari pasteri niyambura ubupasteri yego reka dukomeze dushimire abantu bakurikiye ikiganiro cyacu
twari abari batubajije kujyana na Claude yuko byaba bikuye yuko umupasiteri yaje mu bukwe bw'umupfumu ndibaza murumvise uruhande rwa Claude mukaba mwumvise n'uruhande rwa Karabo ubyo yabivuzemo mu by'ukuri twadukwiye kumenya yuko iby'Imana n'iby'abapfumwa bintu bidahura ama mukomeze mukore subscribe mukore comment mukore na share bakomeze bakore na share kandi by'ukuri turabasaba gose kabisa mudukurikirana mukomeze mukore subscribe ambo badukurikire bakomeze bakore subscribe ariko abantu bifuza ku bafite ubuhamya bafite ibyo kuvuga duhamagare kuri 0788555574 ibintu bigende neza mukore subscribe nkuko umunyamakuru abivuze nanjye mujye kuri televiziyo yanjye yitwa Akarabo k'Imana TV mukore subscribe hari na televiziyo y'umuntu witwa Tarsis afite televiziyo yitwa Tarsis Hope Ministry TV mugende mukore subscribe naho muraba mugize neza ibindi nakagaruka